Dushimishijwe no gusangira namwe igitambo cya misa tura kuri uyu munsi kizewe mu Rwanda. Duhimbaza umunsi mukuru wa Korali Rwanga na bagenzi be bahuwe Imana i Buganda. Ndabaramukije mwese rero mbifuriza umunsi mwiza. Ivanjiri y'uyu munsi yatwibukije aya magambo y'ukuri Yesu yabwiye abe, imbuto y'ingano yitaguye mu butaka bw'ubute ikomeza kuba yonyine, naho iyo ubuguse yera imbuto nyinshi. Mwabimvise muri Ivanjiri ya Yohani maze kumva umwanya. Mu isomo rya mbere twumvise urugero rw'udahemuka n'ubutwari bugeraho kwemera gupfa aho gucumura ku Mana. Umwe muri abasore barindwi ati twiteguye gupfa aho guca ku mabwiriza y'abasekuruza bacu. Undi nawe akungama agira ati iyi myanya y'umubiri nikesha Nyir'ijuru, ariko ku mpamvu y'ishyaka ry'amategeko ye ndayisuzuguye, kandi niwe nizeye ko azayinsubiza. Muri byose aba basore barangwa no kwizera Imana itivuguruza mu rukundo rwayo kandi ifite ububasha bwo kubakiza. Baragira bati turatwambura ubuzima turimo, ariko umwami w'isi azatuzura tubeho iteka, twe dupfuye duhowe amategeko ye. Ikiruta ni ukugwa mu biganza by'abantu, upfanye icyizere uhabwa n'Imana cy'uko izakuzura, kuko wowe udateze kuzukira ubugingo buhoraho. Twabyumvise n'igitabo cya kabiri cy'Amakabe. Yesu yerekana ko abahisemo gutyo baba bahisemo neza, akabishimangira agira ati ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza mu bugingo bw'iteka. Mu kiragano gishya ku ikubitiro tuzi urupfu rwa Mutagatifu Stefano, intungane y'Imana yishwe rubi ariko igapfa yizeye Imana, igapfa isenga, igapfa ibabarira abishi, mbese nka Yesu ku musaraba. Amaraso y'amaritiri koko ni imbuto yera abandi bakristu, nk'uko umuhanga Tertulliani yabivuze. Abitegereza bagasesengura babona ko amaraso y'amaritiri y'u Buganda ariyo yuhiye ubukristu. Amaraso y'amaritiri y'u Buganda niyo yuhiye iyogezabutumwa muri aka karere ka Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, cyane cyane muri bihugu byacu Uganda, Tanzania, u Rwanda, Burundi, Kenya ndetse na Kongo y'Uburasirazuba. Kuko rero abaturanyi bacu b'Abaganda nyuma y'igihe gito bemeye Kristo, Mutagatifu Korali Rwanga na bagenzi be 22 hagati yo mu mpera z'umwaka 1885
no mu ntangiriro y'umwaka w'1887 bagaragaje ubutwari butavugwa bemera gupfira Yezu. Aba bahowe Imana nk'uko tubazi bari mu byiciro byose, harimo abana Ntambaga Tuzinde na Kizito, kabamo abasore n'abagabo bakuru, umuntu yavuga nka Karoli Rwanga, Yosefu Mukasa wari Budende. Muri abo bose bakuru turabonamo na Yohani Mariya Muzeyi. Muri abo bahowe Imana turabonamo abari bamaze imyaka mike babatijwe, ndetse harimo n'abigishwa. Biratwereka ko ubutagatifu budasaba uburambe, budasaba ubuhanga buhambaye cyangwa se ubunararibonye. Icyangombwa ni ukwemera Imana, kwishyira mu maboko yayo, maze ugatwara umusaraba wa buri munsi utinuba, ahubwo wizeye. Imisaraba duhura nayo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse n'ubutumwa bwihariye buri wese afite. Bamwe bishwe baciwe imitwe, bicwa batemaguwe. Benshi muri bo bishwe batwitswe mu miba y'ibibingo i Namugongo, hariya hafi ya Kampala. Abamaritiri kimwe n'abandi bamaritiri babanjirije ko ibyagiye bisimburana, bihanganiye imibabaro. Mu rupfu rwabo bapfuye bizeye, baririmba, bapfuye basengera abishi babo. Bavandimwe, uru ni urugero rw'ukwemera kutajegajega, urugero rw'ubutwari aho urugamba rukomeye. Natwe dukwiye gukurikiza uru rugero rwiza muri ibi bihe dufite ingorane nyinshi, ari mu buzima bwacu ku giti cyacu, ari mu buzima dusangiye n'abatuye isi, ari mu buzima bwa Gikristu n'ubutumwa bwa Kiliziya muri rusange. Abakristu nyabo bageraho bavuga nka Pawulo Mutagatifu bati nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristu. Koko uwemera Kristu wazutse arangwa n'ubutwari. Yezu yarazutse, Yezu ni muzima, abe turahirwa kuko adusangiza umutsindo we. Uko kwemera gushyitse tukubakira imiganda ikomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uko kwemera gushyitse niho umuntu abona izo mbaraga zo kujya mbere mu Bukristu bwe. Ubukristu bugomba kugaragara aho turi, mu ngo zacu, mu miryango yacu, aho turi hose. Ubutwari bw'aba basore dusanga mu gitabo cy'Amakabe, ubutwari bwa Mutagatifu Stefano, ubutwari bwa Karoli Rwanga na bagenzi be, n'abandi bamaritiri, ndetse n'abo muri ibi bihe byacu no mu gihugu cyacu. Ubwo butwari bw'amaritiri ko byagiye bisimburana, ubwo bwatumye inkuru nziza yamamara ku isi hose. Nibwo bwatumye Ubukristu butazima, ahubwo burakura, burasagamba. Icyo gituma Ubukristu bukomeza no mu bihe bikomeye nk'ibi turimo.
bavandimwe, ubwo Kristo ari ibyishimo byacu n'amahoro yacu, kumumenya akaba ari bwo buhanga nyakuri, kumukunda no kumukundira akaba ari bwo buzima nyakuri, kwitandukanya nawe ni ukuba nka rya shami batemye ku giti, rirabanza rikarabirana hakurikiraho kuma, nta kindi riba rikimaze usibye gucana. Naho ishami rigifashe ku giti rihora ritohagiye maze rikera imbuto nyinshi. Umucyo rero dusaba Imana twisunze Mutagatifu Karoli Rwanga na bagenzi be ngo tutabaze ubunyi bwayo, dutsinde ubwoba maze dusohoze ubutumwa bwacu dushize amanga, tugire imbaraga n'ubutwari bwo gutsinda ibigeragezo by'amoko yose, tugire ubushishozi buhagije dushobore kubonera ibisubizo ibibazo biriho muri iki gihe, maze Imana ihabwe ikuzo na muntu agere ku mukiro yahamagariwe. Nyagasani Yezu Kristo, wowe wahaye abahuye Imana y'Ubugande Karoli Rwanga, Mathieu Mulumba na bagenzi babo imbaraga, duhe natwe guhora turushaho kugira imigenzo myiza n'imbaraga zo kwamamaza ingoma yawe hose n'igihe cyose. Amen.